ndazisha biscuit ziraryoha ngo n'iz'abana abasha bazishije mura ndabigenza ziraryoha awe bamembye umushahara nawo maze kubera bizimire biscuit zirahenda sha bawe kundeba abakinga nenda bakora akantu ndaje nenda shyiramo amabuye bikunda kunyaza muto nisinziriza mwereka abakinga ngo nibarekeraho da nako ni ba Jean Paul Gapakira bikunda kuza kunya gapakira sha ngarereke nyango nasinziriye ahubwo mwana we ucukura gwogira umutima ariko se sha iyo ubanza ukareba uburyo nambaye ngendo wo gucukura n'uje tangiye n'uje tangiye ujukura buretse sha inzara yarabisha n'ubundi ndabizi hari impeshyi wowe urahaza nge ariko sigaye meze neza hano saje gukora iki ubu singira bahaza hano saje gukora iki naranganje kugira ngo mwana ujukura hangaho ibintu by'ubuyuka ariko nanjye nubwo niyemeye umuntu ufite jyana n'uwo ufite ubugogi bwa mu mutwe wawe nari wasiriko kamwereka mwana buriya reka nkwereka sibyo ibintu byo kwigira umusirimu k'urukundo nta musirimu ukunda njye mu bikora nka boss nta musirimu nta musirimu ukunda ubikora nka boss unawuriyo nta musirimu ntabwo twakundanye kuva kera twakundanye nande njye nama nese wakira igiti muncukurira n'ubundi ndaje ndahita mucukura nanjye ndacukura amati umusiga y'iwanjye mwana ntabwo njye nacukura ngo ntabwo nagabane basi ngabana nawe ako mwana amtoko kayi nasema ngiye ko mutamaye uri igiki ntabwo what uri igiki ko tutagwa ariko ni gute inda yawe uzayige ako se ningute umuntu ese inda yawe irimo buda nese inda yawe irimo buda nese amaboko yawe yararemaye wagiye ureka ibintu zawe intoki ntago zifata neza mwana gireka ibintu byarenga none reka nkwereka sibyo we kubera ko wigize ngo ukiri umusirimu reka nze nkwereka ikintu ujya gukokora sibyo ahubwo reka tugende hari umurezi ndi kubona yagaramye yewe kandi uramujama akunda kuzana ibintu byo kurira mu yaje kwahira yaje no kugira ubwo yamanutse naha ntago yaje ubusa sibyo barawasanga cyabihaza kigarameho go ahubwo iyo ngingo ni yaki none we kubera ko ariko mwanya by'ubusenga rero uzabyihana mwana ngiye mane naki ntabwo twagwa n'izina ry'Imana ufite icyo kibazo ahubwo reka nkwereka tujya gukora kiriya kirezi n'ubundi nk'ibyo twavugaga Run. abizi ko cyana tabiteza agatego biragiye ayo kwa bira bibuye bajya cyane n'insinzirije gagiye kishyira ngo cyakabako no kunywa amazi bisange yaho zirire hano cyagifite ntabwo cyapfa kugira yago aho ngase cyatubona mwa reba ukuntu nahagiye n'ahantu duturutse kambabwire
genda gishana na 40 Saba harimo zingahe se? barimo 200 Nese no gijana na 40 twebwe 60 ziratumarira iki? zaba mari Umwana wagire ku bitabu nini? shamuje mukora yose tegeza ko ngeye kifata kitari umuvunu Nese je karakanongo namushyizeho ziko karura kubusa rero. Ahubwo nubundi wowe. We nubundi wahereye kare nubundi igice ariko ni iby'ubusa. Tuyimuhe nubundi tumuhe biswi y'igice. Njemera kare abandi bavuze ngo akazu kanini niko kamira ubwatsi. Ibyo se ibyo bikuye kuri buryo nyinshi ngiye kwa ko nkuruta. ahubwo mani ibyo ngibyo ntabwo byo tugenderaho. ikambabwira ikatazige tunikukumbe twigende ako kantu natingenza. akira Nizere ko ndi bugize ihagije. ndebera nawe ndebe Baba we ngo nguki uramushenzi uramuginguza ko ureba mwana n'ibintu yakoze. Inywera amazi mwabaginga mu mutanira n'umwaka. Iki? Inywera amazi. karabaye anagariho banywera hari Ariko semane banywera Iki? hari niho banywera Inywa amazi rata. arashaze anga munuzi Burase tumwita kunywa amazi. Inywa amazi. Uriza amazi mwega banywa. Inywa amazi. Urimo kuvuga ngo. banywera hariya Amazi. ngaro wahaze zingana. Asaze iki? Wewe nywa amazi. Iki ni igikombe cyo muri Amerika we. Wewe nywa amazi. Twari tuzi mwe. bote Kamwa ambyuzuze. Akomera n'umusizi w'ifundi n'ukuri kw'Imana. Yiwewe nese mwana. Iyi ngeso wayize kuva ryari umuntu anywesha amazi bote. Baba we. ako no ubwo ufite Cyangwa washyizemo isukari. Uzi ko wasanga cyashyizemo n'isukari mwana. mwana nimba misukari nanjye Ngiye ubundi kaga. mwana misukari nanjye Cyangwa kugenda nyweye muri karaka mirongo. Sanga nago kamazi. Uhitamo kunywera hano kandi wari wanayambaye. Haza iki gice mwega mu kitanguki. Tukita ibiboti. Mwega muri Amerika kita timba. Yakaka timba. Timba ni mu Kirundi. Ahangaha timba. Ngibyo nibyo mu Birundi, ngibyo ngibyo. Undi kwebwe. Undi waza kamaze ko ngyuzuza amazi kujya mwaka. Ureba? Wewe nubundi ntago akongera kuyinywesha amazi tukureba. Nta muntu muzima unywesha amazi bote. Bote. Arasaze mwabajinga mwe. Ureba? Iki gikombe sha. Reka tukirengurane. Ntago Umuntu niyo asozera.